wari ubivuze uti amaboko atareshya ntaramukanya, ngira ngo harimo abahita babyumva ukundi bakavuga bati umukobwa akavuga ati kugira ngo niyongerere amahirwe nuko naba nicaye hariya sinkore nkaba mfite amahirwe yuko abantu benshi bazampitamo kuruta uko nzahitwamo n'abantu sinzi niba nkoresheje interuro nziza kuruta uko nzaba ndi hariya abantu nzatoranywa n'abantu bakeya bafite nk'uko nanjye mfite. Sinzi niba ariko wari ushatse kuvuga. Harimo abashobora guhita babyibaza gutyo ariko nkeka ko ntabwo ariko byari bimeze. Muri make ibyo nyine birahita bitugarura kuri za kiriteri zo kurambagiza. Niba umukobwa afite umuco, afite ikinyabupfura, Yego. ni umukobwa uri aho wenda tuvuge wikorera ufite mu mafaranga, serivisi uje gusabayo uzamubona kubera ko asohoka cyangwa se atembera cyangwa kubera ahakorera. Numubonera ibyo akora nabigendamo neza akagira icyo kinyabupfura, ntabwo uzasiga utamubwiye. Umuntu yakwakiriye neza akakubwira ati ni karibu, gusiga uri kotreti nagukunze, maka nimero, yakwanga ari umukobwa wubaha. Ngira ngo umukobwa wujuje za kondisiyo watubwiye, ufite ikinyabupfura, ufite mu mutwe usobanutse, ntabwo n'ubundi yakwanga ko mugirana umubano ngo nuko we afite wowe udafite. Kamene nicyo navugaga, icyo cyo gihita cyisubiza kuko ntabwo umukobwa kuba afite umutungo bituma bamutinya, ahubwo bamutinyira kubera imyifatire, uburyo yitwara. Yego. Reka dusa n'abasoza, reka tugire inama abakobwa. Hari abakobwa hanze aha, turi mu gice cy'iterambere, batoranya imirimo. Aha umukobwa akavuga ati ntabwo najya mu bwubatsi, ntabwo nakwiga ibintu byo gukanika. Nta mukobwa wiyanduza, nta mukobwa ukora akazi kavunanye. Iyo mentalite cyangwa ibyo bitekerezo byaba bikiriho, niba bikiriho se ni izihe nama wabaha? Ibyo bintu biramutse biriho, ariko kuba bigira ntabwo twabaha rezo cyangwa tubahe ngo bafite ukuri. Basigaye baheranywe n'amateka, baracyari inyuma kuko ntabwo watera imbere igihe wumva ko hari ibyo udashoboye. Hari ibyo tudashoboye, ariko ibyo tudashoboye tugomba kugerageza kugira ngo tubigereho. Kuba hari akazi kugeza ubu ngubu wumva hari umukobwa atagashobora, njye numva iyo mitekerereze yabikiri hasi. Nkuko nabikubwiye, njye guhinga ndabizi, umwuga nkora wenda nta n'ahantu uhuriye no guhinga rwose, abantu bahuriye no guhinga. Ubundi muri make njyewe ndi umuforomokazi, akazi kanjye ndavura, ariko kandi nanagakora neza. Abanzi cyangwa se abagira bazi ko serivisi nzitanga neza. Ni nayo mpamvu nanjye naguhisemo, kubera ko nabonaga uburyo witwara ushobora kuba ufite inama wagira urubyiruko. Noneho by'umwihariko nawe urangegera urambwira uti hari inama nshaka kuba nagira urubyiruko. Yego. Mu by'ukuri ako kazi icyo nari nshatse kubivugira, hari igihe umuntu ashaka kubyumva gutya akagira ngo wenda ngo umuveterineri cyangwa se umugoronome. Yego. Abantu benshi bazi ko abaganga nyine mu buzima buciriritse tubonekamo, ntabwo harimo abatekereza ko batahinga. Ariko ndahinga, wenda rimwe nzanagutumira n'amafaranga uhinga yagutunga rwose, yagutunga utanahinze, ariko kubera ko ushaka irindi terambere ryo hejuru ryisumbuye byose urabikora. Abakozi baba bari gukora, ugakorana n'abakora, kuko ingingo zanjye zose ziba zikora. Bivuga ngo ni na siporo. Igihe cyo nyine bya bintu nabaga nkubwira, siporo ari umupira ndawutera igihe cya siporo. Igihe cyo kujya muri siporo isanzwe nkabikora, n'ibindi. Reka dusoreze hano rero. Ngira ngo twatanze inama, shangazi hari inama yatanze, hari abo yagiye apuwentaho, ntabwo ari ubugome. Nanjye hari abo nagiye njomba, ntabwo ari ubugome. Tuba tugira ngo dukangurire urubyiruko, twigishe, duhozeho,
turebe ko twakubaka urubyiruko rwiza rw'ejo hazaza. Ikiganiro rero nakagaruka, ndabizi ko uri umutumirwa hano kandi ni mu rugo, n'ubutaha nzagutumira, kandi n'ubundi wangiyemo ideni ry'uko abasore tuzabagira inama nabo. Ukomye urusyo akoma n'ingasire. Ndizera ko igihe nzagushakira tugiye kuganira, tugiye guha inama abasore, ni karibu uzanyemerera. Murakoze rwose, ibyo ni ibintu niyumvamo cyane, mbyiyumvamo kandi ndabikunda, mba numva hari aho navuye, hari aho nanjye nageza bagenzi banjye, nkabafasha mu buryo bw'inama, kandi inama zirubaka. Murakoze abakurikiye Lucky 10, ngira ngo ikiganiro mwabonye nakagaruka, ariko mbere y'uko ugenda nyamuneka kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byacu dufite, kandi ukore comment utubwire uti dore iyi gutaha mwakosora gutya, kuko murabizi ko ntabwo ibintu twabikora ijana ku ijana. Hari amakosa dushobora gukora nk'abantu, ngira ngo murabizi, ariko niyo mpamvu tuba twarabageneye umwanya wo gutanga komantere, ukatubwira uti mukore gutya. Biriya nabyo biratwubaka. Nurangiza ukore like, nubona ugomba no gukora share, ukore share, uraba udushyigikiye. Ciao rero, ikiganiro ni ubutaha twagarutsukanye na Shangazi arimo atugira inama ku basore. Murakoze, Imana ibarinde. Bye bye.